buri kantu kose bakadramatizing, bafata ikintu kiri normal bakigira ikintu cya danger. Bro, ababyeyi babyara abantu ntabwo baza kubyumva. Nk'ubu ngubu hari inkuru imwe yigeze kubaho, fata ku mavuta yigeze gukora, fata ku mavuta avuga ngo Beni agiye kwiyica. Yigeze kuvuga ko Beni agiye kwiyica, ngo yabuze amafaranga, yahombye, ibintu byose byanze, ubu gahunda agiye kwiyica. Fata ku mavuta ndamukunda, ntabwo nshyigikiye de fact ko fata ku mavuta nyine ari muri prison, God forbid. Nibishoboka byose ninza no mu Rwanda fata ku mavuta ariyo, ndibaza ko nzagenda, I'm pretty sure ko nzagenda kumusura. Ariko abivuze uko nguko bihurirana nuko Beni yari amaze iminsi nk'ibiri nyina yamuhamagaye akamusaba amafaranga. Beni akamubwira ati mama nta mafaranga mfite neza, niki. Noneho after 2 days mama wa Beni yumva inkuru ko ngo Beni agiye kwiyica kubera ubukene, yabuze amafaranga. Urumva, Beni yari ari mu rugo saa 9 za nijoro, ajya kumva mama waramukomangiye. Havuga ati mama byagenze gute kuja aya masaha? Ngo mwana wanjye ngo uri giye kwikira iki? Ngo kubera icyo ushaka kwiyica? Ngo kubera icyo ugasanga uwakoze inkuru ahagarikishije umubyeyi umutima, kandi we ntabwo the reason ntabwo fata ku mavuta yakoze inkuru utavuga ko atakora koze waba yumva ko agomba gukora inkuru hantu hashe, but ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora inkuru. Ntabwo yatekereje ibintu nka 5 before akora. Ejo bundi twaravugaga Jihad n'umuntu wicara kuri kamera, ntabwo mvuze nabi cyangwa ngo mwifurije ibyo ngira, ariko muribuka ko Jihad nafata ku mavuta biciye kuri kamera, baravuga ntabwo bazasubira kugenda kureba ribu, which iryo jambo yari ashobora kuba yararivuze cyangwa yararivuze ari ukuvuga ko nifata ku mavuta yarivuze ndeke kubeshira Jihad. Ashobora kuba yarivuze, urumva, yumva ko nta kibazo, ko ako kantu unakumvisha utuvuga ati ararenze cyangwa iki. Ariko ako kantu iyo ugatekereje nkanje ukuntu nagafata, mpita ntekereza nkahita mvuga ati ahangaha nshobora kubivuga koko ribu ntabwo iza kumfata koze nta kintu nkoze. I'm sitting down ndimo ndavuga ati ntabwo nzitaba ribu, icyo kiganiro baraza kukireba, ariko baraza kuvuga ati nta kintu icyo ntabwo twabimufatira. Ariko ubu bateye umutima wuko bagenda bagenzura ibintu byawe, bakazajya bagenzura ibintu byawe. Buriya hari ibirego byinshi, nanjye ndabizi ko mfite ibirego muri ribu bandeze, I'm pretty sure, ariko bishobora kuba bitari byinshi. Ariko ribu irebamo igahita ivuga ati ibi ni iki, ibi tubyihorere, ibi ni ibintu hari ibibazo byinshi tudashobora gutindaho, hari ibingibi. Bakavuga ati reka ibyo ntabwo twabitindaho. Bakazana ikindi kirego cya Duma, bagara iki nacyo gisa nka kiriya, nabo bakazana ikindi kirego bakavuga ati niki gisa nka kiriya. Noneho mu gihe bagifite ibyo birego byanjye, urumva, mu gihe bagifite ibyo birego byanjye, bakajya kumva mu gitondo nicaye kuri kamera mutavuga ati ariko ribu bakora akazi kabi, ribu nta kigenda, kandi bafite ibirego byanjye birengagije kubera bavuga ati ibi ni ibintu bya showbiz n'ubundi kwega ribu baturimo. Ribu ni abantu nkatwe, nabo baturimo bakorana, niko kazi kabo. Bo bahita bareba bakavuga ati ibirego by'aba influencer n'ubundi bagomba gutwika kugira ngo babone amafaranga. Akazi niyo barimo barareba, naho na kandi karima internet barayituzaniye kugira ngo tuyikoreshe tuyungukemo. Then guess what happens? Ikiba bahita baravuga ati so na biriya bintu byose twari twarengagije Dumba, ibirego bazana bakareba tukabigira bitoya nko nta kibazo. Nuko avuga, nuko nguko iyo yiceye kuri kamera tuvuga, guess what they do? Bahita basubiraho mu birego. Kubera afata ku mavuta nanone basubiye mu birego bya media yari yarareze barirengagiza kera.
bahita babizamura bagahita bavuga ati ufite ikirego n'ubu ngubu gihadi basuye mu birego bavuga ati ngo yari afite ibirego bine. Ariko if you don't do it, if ujye